Ni ikiganiro mpaka, ikiganiro gikomeye cyane aho Miss France 2000 Miss Sonia Rolland akaba yaravukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Miss rero ubwo yari ari mu kiganiro n'aba banyamakuru bakaba bamuhasi ibibazo ndetse bagashaka kwibanda ku Rwanda bashinja u Rwanda ibibazo bigiye bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko akaba yabahaye ukuri akabasubiza ibintu bitandukanye nk'uko tugiye kubigaruka muri ikiganiro cyose uko cyakabaye twumva neza. Ikiganiro cya gifite isaha n'igice, ariko ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aka gace ngiye kubasobanurira niko babiganiyeho. Uyu munyamakuru rero wavuze ko akomoka muri Congo Brazzaville akabazaga Miss Sonia Rolland ibijyanye n'uruhare u Rwanda rufite mu bikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mwari w'umukobwa ukunda u Rwanda rero uzi neza ibyabereye mu gihugu cy'u Rwanda akaba yasubizaga uyu munyamakuru ndetse n'abanyamakuru bari kumwe nk'uko tugiye kubigaruka muri inkuru yose uko yakabaye. Uyu munyamakuru yatangiye agira ati parce que le Rwanda, pour ma part, a quand même une part de responsabilité, puisque de toute façon, on l'a vu, Corneille Nangaa, qui était donc directeur de la CENI, qui est devenu un rebelle en RDC, est protégé par des militaires rwandais. C'est-à-dire kubera iki kubwa u Rwanda rufite uruhare muri iki kibazo. Ati ngiye kubwanjye ku giti cyanjye mu Rwanda rufite uruhare runaka. Umunyamakuru wakomeje avuga ati kuko byaragaragaye, dufata urugero rwa Corneille Nangaa wahoze ari umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo CENI, nyuma aza kuba umuntu wigometse kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi arindwa n'ingabo z'u Rwanda. Icyo bivuze nuko hari igihe byagaragaye ko uwo muntu wavugwaga ko arigoma yahagarariwe kandi akagira n'abamurinda. Mu kumusubiza yagize ati hari abantu benshi bari abasirikare cyangwa bafitanye isano n'imitwe yitwaje intwaro. Muvuga kuri M23 kuko M23 ari isanzwe ihari. Iyo M23 yageze Goma, mwabonye n'abagore basohoka mu mihanda bavuga bati amaherezo tugiye kubohorwa. Umunyamakuru ati ibyo bituma habaho ikibazo umuntu agomba kwibaza, ariko se icyo nticyaba ari ikibazo cy'iperereza rishingiye ku makuru atariyo mu karere? Ati oya, simvuga ku makuru atariyo. Corneille Nangaa yari umuntu wemewe n'amategeko, umuyobozi wa CENI, ariyo komisiyo yateguye amatora yatumye Perezida Tshisekedi atorwa. Nyuma kubera amasezerano atarageze ku musaruro, deals zitagenze neza, yahindutse uwigometse ku butegetsi nk'uko byagiye bigenda kenshi. Yaje kwinjira muri M23 kandi ahora ajya mu Rwanda kenshi. Hari amashusho n'ibiganiro byakorewe mu Rwanda byerekana ko ariyo ari. Ikibazo si ukuvugwa ko u Rwanda rudafite aho ruhuriye n'ibiberaho, ariko igihe umuntu yigometse afite aho ahuriye na M23 akagenda ajya mu Rwanda, ntibyoroshye kuvuga ko u Rwanda rutabizi cyangwa rudafite uruhare na ruto. Sonia Rolland ati ese mwadusobanura neza M23 icyo ari cyo? Mwabisobanurira n'inkomoko yayo? Mwavuga kandi ku nkomoko y'abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane abo bavuga ko bavuga Ikinyarwanda. Sonia Rolland yakomeje agira ati ni ngombwa gusobanukirwa inkomoko y'iki kibazo. Hari abaturage bagerageje kurengera ubutaka bwabo, ubutaka bufite umutungo kamere mwinshi cyane, ariko bahuye n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Atari M23 gusa, hari imitwe yitwaje intwaro nka FDLR yakoze ubwicanyi bukabije n'amahano menshi. Ibyo byaha byakozwe na FDLR byigeze kuvugwa cyane, ariko ubu ntibikivugwa cyane kuko abantu benshi bibanda kuri M23 gusa. Umunyamakuru yese amuca mu ijambo aravuga ati ariko nge ndavuga ni mureke tuvuge ukuri, si uko abantu bibanda kuri M23 gusa ku busa. Ikibazo nyamukuru uyu munsi kiri kudasobanuka ku ruhare u Rwanda ruhagazeho. Noneho Sonia Rolland aravuga ati se wowe urabisobanura ute? Umunyamakuru ati ari ibihugu bibiri birebwa n'iki kibazo. Ku ruhande rumwe hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarariwe na Perezida Felix Tshisekedi, ku rundi ruhande hari Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. U Rwanda rwigeze kwigaragaza nk'igihugu gishaka gufasha Kongo, ariko Kongo irushinja kugira umubano cyangwa gufasha M23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo bisaba ko u Rwanda rusobanura neza umwanya warwo. Iyo Perezida Kagame avuze amagambo asa n'aya Vladimir Putin yakoresheje ku kibazo cya Ukraine, aho yavuze ko ashaka kurinda abarusiya bavuga Ikirusiya, Perezida Kagame nawe agomba gusobanukirwa ko niba hari abatutsi cyangwa abahutu baba muri Kongo, hari abaturage atari abaturage b'u Rwanda, si abanyarwanda mu buryo bwa politiki, ahubwo ni abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite uburenganzira busesuye muri icyo gihugu.
Sonia Rolland yahise abaza uyu munyamakuru ikibazo kigira kiti ni bande ubundi muba muvuga nabahe bantu muravuga ku bantu bari batuye muri utu duce twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu bakaba ari abanyekongo kandi barwanya M23. Umunyamakuru yahise agira ati icyo nshaka kuvuga ni iki, niba koko ari abantu bagize uruhare muri jenoside yo mu 1994 bahunze u Rwanda bakajya muri Kongo hanyuma bagahabwa ubwenegihugu bwa Kongo kugira ngo bazane umutekano muke n'akajagari, ngiye yomba ndi umunyekongo navuga ni abo bantu bagomba kuva ku butaka bwanjye. Sonia Rolland ahita yongera amubaza ati ariko kubirukana ku butaka bwabo sibyo? Umunyamakuru ati oya, ikibazo si ukubirukana ku butaka bwabo gusa, ikibazo ni uko udashobora kwambuka umupaka w'igihugu kugira ngo ukurikirane abantu bakoze jenoside. Dufate urugero, niba abo ba genosideri ari bo soko y'ibibazo byose by'umutekano bimaze igihe kirekire muri Kivu kandi Kinshasa ikaba itarigeze ibifata nk'ikibazo gikomeye kuva kera, kuki noneho uyu munsi Perezida Paul Kagame agomba gukora akazi aho leta ya Kongo yananiwe? Ikibazo ni uko Perezida Kagame adafite uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwa Kongo, ariko iyo afashe ijambo akavuga ko agomba kurinda abaturage runaka, ibyo bituma ibintu birushaho kugorana. Sonia Rolland yahise afata ijambo nawe aravuga ati njye ndabivuga mu bwitonzi kuko sinifuza kwinjira cyane muri politike y'akarere karimo ibibazo bikomeye kandi bigoye gusobanura, ariko niba hari abaturage bakomoka mu Rwanda bavuga ikinyarwanda ariko ubu bakaba ari abanyekongo by'imena amategeko kandi bakumva bahungabanyijwe n'iterabwoba ry'abajenosideri, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo amatsinda y'abantu bakoze jenoside cyangwa imitwe y'abakoze jenoside igihe yagiye muri Kongo, cyane cyane muri kariya gace karimo abantu barenga 2 miliyoni bahunze, igikorwa cya mbere bakoze ni uguhiga no kwibasira abatutsi bose baba muri izo nkambi. Hari ubuhamya bwatanzwe n'imiryango ya Médecins Sans Frontières na Médecins du Monde bagaragaje ko ubwo bugizi bwa nabi bwakomeje. Kwica abatutsi byari akazi kabo mu Rwanda kandi uwo murimo bawukomereje muri izo nkambi. Ni igihe cyose abaturage bahungiye hanze batangiye gusubizwa mu gihugu. Nyuma yaho intego yasigaye yari iyihe? N'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga ikinyarwanda nibo basigaye bashaka kwica. Nyuma y'ibyo rero buri wese agira uko abibona, ariko icyo cyerekezo kirahari kandi birabaje ko kigihari, kandi koko iki kibazo kirakomeye cyane kandi kiragoye kugisobanukirwa. Ariko ikinambabaza kurushaho nuko tugikomeje iyi mvugo mu gihe hari igihe cyangwa mu gihe turi mu isi ikomeje kwishimira uko ibintu bimeze, kuko muri iki gihe cyose ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukomeje gukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ntawe ubibazwa mu gihe abaturage ari bo bakomeza kubabara. Abagore bakomeje gufatwa ku ngufu ku buryo bukabije kandi byose bikabera mu kwirengagizwa n'imiryango mpuzamahanga. Ibi ni ibintu bimaze imyaka myinshi bivugwa, ariko uyu munsi amagambo yose asa nakirwa ku Rwanda. Hari n'urwenya ruvugwa mu Rwanda ngo iyo hari inyanya yibwe i Kinshasa bivugwa ko ari u Rwanda rubirimo. Ibyo bigaragaza uko ibintu bimeze. Ndashaka kwibutsa ko abana n'imiryango y'abanyekongo ari bo babara mbere na mbere. Uyu makuru mubona wambaye ikote imbere niwe wahise uvugiramo uyu munyamakuru wundi mubona wicaranye n'uriya mugore, ahita avuga ati sinshaka ko ibyo mvuga byumvikana nabi, ariko mbona ibyo Sonia Rolland yavuze bifite ishingiro. Aho kwibanda gusa ku matandukaniro n'amakimbirane, twakagombye kwibaza ikibazo nyamukuru: ninde ubifitemo inyungu, ninde wungukira muri iki kibazo, muri ibi bibazo? Ati njye ndabyemera, ndabyumvikanaho nawe, ndashaka kandi kubisobanura neza. Ndi umuturage wa Repubulika ya Kongo. Ubwo nturiya mugabo n'ubundi wari wakomeje kuzengereza Sonia Rolland yavuze ati ndashaka kandi kubisobanura neza, ndi umuturage wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Congo Brazzaville. Ntabwo ndi uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ndabivuga suko ari igihugu cyanjye kiri mu kibazo, ahubwo nuko bibabaza umuntu wese ufite amarangamutima, ufite umutima nama aho byaba bibera hose ku isi. Ndi kuvuga kuri iki kibazo kuko mbona gifite uburemere bukomeye, kandi nk'igihugu duturanye umunsi ibintu byaba bibi cyane natwe dushobora kwisanga mu kibazo nk'iki. Ndabivuga kandi ku mugaragaro, singikire byimazeyo imiyoborere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
kuko mbona hari uko iki kibazo gikemurwa mu buryo budafite uburemere buhagije. Ariko nanone ntitwavuga ko u Rwanda rudafite ikintu na kimwe rubirimo. Twabonye uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje intambara zo muri Afghanistan no muri Iraq rimwe na rimwe bigaragaza ko hari ibihugu bikoresha ibibazo by'ahandi mu nyungu zabyo. Hari n'abibaza niba u Rwanda rudakoresha ikibazo cya M23 kugira ngo rukomeze gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko ndabivuga neza, sinemeza ayo makuru. Umwanditsi Charles Onana yarabivuze mu gitabo cye kivuga ku mateka y'ibyaha bikomeye. Sinshaka kuvuga ko ibyo avuga ari ukuri kudashidikanywaho, ariko ndavuga ko hari n'izindi nyigisho n'izindi mpaka zibaho kuri iki kibazo. Icy'ingenzi kuri njye ni uko byibura hari abantu batangiye kuvuga kuri ibi bintu, kandi ibyo bituma impaka zikomeza kugenda zitera imbere, kuko njye mbona iki kibazo kitoroshye kandi ntabwo ari umweru n'umukara gusa nk'uko bamwe babyumva. Nibwo Sonia Rolland yahise avuga ati nibyo, ariko se kugira ngo dukomeze kuri ingingo, wigeze kuvuga ko umunsi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byumvikanye byaba ari ikibazo gikomeye ku bindi bihugu. Njye mbona ku munsi ibyo bihugu byombi byumvikanye neza, ibindi bihugu byagira ikibazo gikomeye, kuko mfite igitekerezo cyanjye kuri iyi ngingo. Nkomeza kwibaza ni ninde wungukira muri aya makimbirane. Umunyamakuru yahise agira ati mwavuze mbere umwaka w'1998 ngo wenda nk'insanganyamatsiko ya filime yawe itaha ngo byanshimishije cyane, ariko mu by'ukuri wowe wifuzaga gukora filime ivuga ku bana, sibyo? Ati yego koko njye nifuza gukora filime ivuga ku bana, kuko mu Rwanda hari komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, cyane cyane abana bakoreshejwe mu ntambara, abana b'abasirikare. Iyo komisiyo ituma abo bana bita ba kadogo bashobora gutaha mu Rwanda bakongera bakinjizwa mu muryango nyarwanda, bagasubizwa mu buzima busanzwe, bakanamenya inkomoko yabo, amateka yabo naho baturuka. Naratangiye kuvuga kuri iyo ngingo mu gihe kimwe cya documentaire yanjye, nibwiraga ko byaba inkuru nziza cyane, inkuru yo gusangira amateka n'ubunararibonye ihuza ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iby'u Rwanda, kuko u Rwanda uko byagenda kose ruracyari mu kaga. Uko byagenda kose byagenda bite se hari imitwe itwaje intwaro ku mipaka yarwo? Ibyo bikomeza kuba iterabwoba rikomeye, nubwo abantu bashobora kuvuga ibyo bashaka.